muzaba 5 bitse murareba neza, muzi 1000 mufite muza 500 mutunze nta zina ryawe rihari. Ndabwira abasirimu muri hano, ikibabaje cyayo magambo rero akunze kumbabaza muri iyo ndirimbo na magambo avuga ngo nubwo bigaragara ko abantu bayapfa nta zina ryawe rihari, mu gihe isi zabiguhaze amafaranga wayibitse bazayagusaka bayasige imusozi. Natangiye mbabwira haba igihe umuntu atunga amafaranga ingendo igahinduka, imvuga igahinduka, indebe igahinduka, imyambarire igahinduka, abantu bakagutinya kandi musangira ibiryo. Ariko muri aya mafaranga yatumye wifata uko utari, nta na rimwe izina ryawe ryanditseho. Nta zina ryanditse ku mafaranga utunze. Niyo mpamvu amafaranga utunze atari ayawe, ni ay'igihugu. Utarabyaye nawe ararushe, ari uwashatse ararushe, n'utarashatse ararushe. Peruse kuba ndi mu biganiro byaba urubyiruko rw'abadivarisiti, nuko umwana mwarambaza atari ko muduhatira ko tuzasanga bitorero, akaba muri korali kuririmbwamo n'abakobwa 30 harimo abahungu 4. Cyoseka ubwo nuko wamaze gushaka wowe. Burya ukiri muri gare imodoka zabuze ni umenye uburemere bw'urugendo. Naho wamaze gukatisha afite imodoka aragendamo tamenya imbeho iri muri gare. Ko muduhatira ngo tuba bitorero tukaba turirimba turi 40, abasore bari 6 kandi aba basore buri wese afite abatendetse 8. Baraduhatira mu itorero tuzarusoza, abantu barananiwe, nibari nakaga kanabaka kumara imyaka myinshi uririmba muri ritorero bukazasoza ugiye kuragira ingurube. Bari ibibwirizo bigenda bizinga ndababwira impamvu. Gufata igihe mu ntambara birasaba ngo umuntu atekereze neza, wongere urebe iby'uru rugendo. Aha muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye hari amagambo nshaka gusoma, page 365. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Isabato nziza, musu munezero. Isabato nziza, musu munezero. Murakoze cyane, reka dushimire Imana itwemereye ko tugereye amasaha turi bazima. Tuyishimire kandi igitaramo cyiza kimaze gutambuka. Imana ihabwa icubahiro. Nejejwe no guhagarara imbere yanyu. Bansobanuye mbere nitwa Karenzo Jean Bosco, iwacu ni mu Ndorwa, ahasanzwe ari komine ya Butaro, intara itorero kabari Ndorwa. Cyakora umurimo waragutse cyane, ndi mu ntara ya Rutovu. Nkashimira Imana rero kuba nanjye ndi muri ritorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ni byiza rero, nabuze aho ndahera bitewe nuko byagiye bitambuka byose. Ni byiza cyane, nanejejwe no kongera kugera muri iyi ntara ya Ruhanga kukomerukamo kera ikiri intara ya Nyarugina. Gushira nk'imyaka nka 17 18 aho ngaho, kuko ndibuka naje hano ndi gukora hitwa Kanyameheto, ni kera muri 2003 na 4 umwe. Imana yaraturinze rero. Abantu bakunze guhora barasenga ngo Mana ngo ugire ukidukorera, ariko iba yagikoze. Mana iba yagikoze. Iyi si turimo ibirimo byinshi bitubuza amahoro, ntabwo basiba n'umunsi n'umwe gushingura. Rero kuba turi guhumeka umwuka w'abazima, umwaka ugashira kaza undi, bigakomeza imyaka igashira indi kaza,
Imana bayidukoreye ibikomeye no muri iri joro kandi yabikoze. Ndayishimira rero ko ndavuga Imana yandindiye umutekano mu muhanda nanyuzemo, nkaba ngeze hano amahoro. Imana ihabwa icubahiro. Namperuka kubona iyi korali yaturutse i Kigali bari mu gitaramo, ndibuka byari bishushe, twaryamye saa 6 z'ijoro. Kongera kuyibona hano rero mbona ari bitangaza, burya namwe Imana yarabarinze cyane, ihabwa icubahiro. Nanejejwe na korali iri gukoresha amateraniro muri urusengero. Ku bintu bisanzwe ntago nansanzwe nyizi, ariko burya mu Mana turi bamwe. Haleluya. Reka rero tunyaruke aha, muba mwaranyuze imbere, ababwiriza benshi babanyuze imbere. Birantangaza buriya iyo ibintu ari byiza cyane, bisoza amatwi yagombaga kumva bigasaguka. Na hano nababonye abantu bakasama, ibyananiwe kunyura mu matwi abantu bakasama ngo binyure no mu kanwa. Imana rero yaturemye mu buryo bukomeye. Nasabaga bari abanyabyuma kubiregera neza ku buryo bitararyana mu matwi, kandi reka nsabe buri wese mwuka w'Imana bane nawe. Uyu mwanya biragusaba ngo uturize imbere y'Imana, umutima wawe urekere Imana, muganire mu gihe ngiye gusoma ibyanditswe byera, ariko nawe uganire na mwuka wera. Ibidatunganye ntazi muri wowe, umwuka w'Imana bitunganye. Kandi ibitaguhesha amahoro usaba ijuru riguha amahoro. Nanejejwe rero no kongera kubona abayobozi bacu, ndavuga abapasitoro, namaze igihe ntabona. Imana nabo yarabarinze, ihabwa icubahiro. Ndabaha intasho rero nirukanse. Intasho nashoje amavuni Gisenyi ku isabato, barambwira ngo nzabaha intasho, murazakiye kandi murakoze. No mu rugo bampaye intasho, madamu yambwiye ngo mbasuhuze kandi bibutse ko urugendo rugikomeje. Haleluya. Tuganira rero muri uyu mwanya mutoya mfite, ufate Bibiliya yawe, yifate kugira ngo tugire amagambo twaganira. Ndashaka ngo tuganire amagambo afite umutwe w'amagambo uvuga ngo gufata igihe mu ntambara. Gufata igihe mu ntambara. Iri somo turarisanga muri Yobu mu gice cyaho cya 7. Ni hayo magambo ari nifuje ko twatangizanya aya materaniro. Reka dusome. Mbese umuntu akiri mu isi tabafashe igihe mu ntambara? Ni umuntu wa mbere ndi gusoma w'igice cya 7. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara? N'iminsi ye sinyumukorera ibihembo? Iki ni ikibazo kizamo cyo kumva ko turi mu ntambara. Intambara turwana ni iyi, yarwanywe n'abakera. Burya iyo twiga ibyanditswe byera ni ukwibukanya, kuko buri wese burya Imana yamugiriye neza itwoherereza ibyanditswe byera. Ndasoma mu Byahishuwe igice cya 12, niho ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Cya kiyoka ni kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo,
ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuru we, namwe abaririmo nimwishime, naho we wasi we nawe wanyanja we mu gushijishano, kuko Satani yabamandukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. Somya amagambo maremare atwereka igihe dufashe mu ntambara. Iki gihe dufashe mu ntambara harimo ijambo gitangaza ariko ritari ryiza. Abo mu ijuru barishimye kuko Satani avuyeyo, ariko abo mu isi babatangariza iritangazo, bagushije ishano kuko Satani yabamandukiye afite umujinya, azi yuko afite igihe gitoya. Aya magambo ku bantu bari hano b'abakozi, ababyaye n'abatarabyara, bashatse n'abatarashaka, iri tangazo imbere ya buri wese. Turi mu isi yagushije ishano. Iyi si yagushije ishano isaba ko buri wese agomba kwiberaho maso. Iyi si yagushije ishano mu gihe umuntu aba aguwe neza, bigasoza aguwe nabi kandi atunguwe. Hari tangazo nsaka gutambutsa hano riri muri Yobu nanone, nudakurikira urasigara. Nta nubwo ndatinda kuko hano ndi imbere y'ababwiriza benshi. Ababwiriza cyane iki gihe habayeho no guhuza insengero ntari nasoma, ubu ababwiriza benshi ibibwirizo byabahoreyemo. Kumva ngo amatorero 5 ateraniye mu itorero rimwe, inaha numvise ari umugisha cyane muri bakeya. Ariko mu materaniro nashoje hano hirya iwacu ku karere, amateraniro 12 yose ateranira ku rusengero rumwe. Igihe cy'abakuru b'itorero gutangaza amatangazo yabahoreyemo tagiye. Kuvuga ngo arabwiriza saa 5 kugira ngo azabare agere ku mwanya azabwirize, aba yarabisengeye, yariyusha kuya ikibwirizo batarabwiriza, none habonetse umushitsi agatakazo kumugeraho hasize amezi 3. Ubu n'ababwiriza bari mu bigeragezo. Bigeragezo nibimaze gute rero? Ni ibingibi byo kuba gufata igihe mu ntambara. Ikintu waruzi ko kiragenda neza none kigenze nabi. Waruzi kurabwiriza none biranze. Ubu n'amakorari afashe igihe mu ntambara. Kumva ngo korari y'Ikigali iraje, hano hari amakorari 30 aheruka kuririmba mu kwa 8. Ni yindi ntambara bafite. Iyi ntambara isaba ngo abantu bayitekerezeho neza. Itangazo nifuza gusoma rero muri Yobu mu gice cyaho cya 14, mbwira abantu baba bari mu iteraniro burya harimo n'abirasi. Hari abantu baba bigaragara ko bagezweho, kandi burya abantu bagezweho abantu barabatinya, abandi bakabubaha. Ariko amagambo aravuga ngo iri tangazo 14 Yobu, umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Muri tahani, umuntu wabyawe n'umugore uko wakwikarakasa kose arama igihe gito, kandi iki gihe gitoya cyuzuyemo umuruho, ahombye ibyo yari yaragezeho. Abana yari yarabyaye barapfuye, akazi yakoraga akavuyeho. Ubu y'umwaka ushize twishimiraga ko kuragiye, ariko abasaza reka mbahira itangazo. Nubona utagiye kugenda wunamye, uzuramenya ko iminsi iri kugabanuka. Yesu ashimwe. Gufata igihe mu ntambara. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gitoya, kandi iki gihe gitoya cyuzuyemo umuruho agakenyuka, avuka ameze nk'uburabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze atyo warusha umureba? Turaba igihe gitoya abavandimwe, turi ku isi, hari byinshi biduteye ubwoba bituzengurutse kandi biducogoza, bitubabaza, biduhahamura kugira ngo biduteshe Imana. Ariko uwihangana akageza imperuka azakizwa.
hari amagambo nifuza gusoma muri gitabo. Nanejejwe n'umubyeyi wasobanuye ku mwuka w'ubuhanuzi, nzakunda kuwigishamwo cyane kandi nzanawutanga, ariko hari amagambo nshaka gusomaho hano. Kristo avuganira n'abantu be muri aya magambo, nubwo babizi cyangwa se batabizi, bose barananiwe kandi baremerewe n'imitwaro bashobora guturwa na Kristo wenyine. Kristo avuganira n'abantu muri aya magambo, baba babizi cyangwa batabizi, abakire n'abakene, abize n'abatarize, bose barananiwe. Burya bene Adamu bose ni bamwe. Tiri jambo mvuga riri kumvikana. Baba babizi cyangwa se batabizi. Muri Zaburi, kansome Zaburi ya 90, ndi kwirukanka cyane kuko uyu munsi ndakora nk'umujiya. Yesu ashimwe. Zaburi ya 90 hari amagambo ahari nifuza gusangiza abantu b'Imana bose baturutse mu rugo baje kumva iby'Imana. Umurongo wa 9. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mwijima wawe, mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza mu gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi ntitugira intege nyinshi kagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Hari amagambo akunze kunshi intege mu ndirimbo nkunze kumva kuri radio, ni indirimbo n'abarundi baririmbye, ariko indirimbo uratekerezaho nawe. Iyo ndirimbo iravuga ngo nubwo abantu benshi bakunze gupfa amafaranga, abenshi igihe bakaba barakimariye mu mafaranga, aya mafaranga aryohera abantu kandi akabaryosha, nta zina ryabo rihari. Muza 5 ubitse murareba neza, muzi 1000 mufite, muza 500 mutunze, nta zina ryawe rihari. Ndabwira abasirimu muri hano, ikibabaje cyayo magambo rero akunze kumbabaza muri iyo ndirimbo, ni amagambo avuga ngo nubwo bigaragara ko abantu bayapfa, nta zina ryawe rihari, mu gihe isi zabiguhaze, amafaranga wayibitse bazayagusaka bayasige imusozi. Natangiye mbabwira, haba igihe umuntu atunga amafaranga, ingendo igahinduka, imvugo igahinduka, indebe igahinduka, imyambarire igahinduka, abantu bakagutinya kandi musangira ibiryo. Ariko muri aya mafaranga yatumye wifata uko utari, nta na rimwe izina ryawe ryanditseho. Nta zina ryanditse ku mafaranga utunze. Niyo mpamvu amafaranga utunze atari ayawe, ni ay'igihugu. Nibura arakara simbizi. Amafaranga uko yakuryosha kose nabi wawe n'umugore wawe, ukaba utacumva neza iby'itorero, nta zina ryawe ryanditseho. Hari amagambo nshaka gusoma muri iki gitabo, ariko reka manze nsoza nari mvuze. Yesu rero azatuvanaho imitwaro ku ntugu, azaturuhura, aturarikira kumukorera imitwaro yacu yose n'intimba zacu, kuko aduhoza ku mutima. Mukuru wacu yicaye ku ntebe y'ubwami budashira, kuko ari inararibonye, azi intege nke z'umuntu no gukomera kw'ibigeragezo duhura nabyo, kuko yageragejwe uburyo bwose nkatwe, uretse yuko atigeze akora icyaha. Mbese uje ugeragezwa, azagucungura. Ufite intege nke, azagukomeza. Uri injiji, azaguhugura. Warakomeretse, azakomora. Ereka Uwiteka ibyawe byose, umutima wawe uzakomezwa no kwihangana, uzakingurirwa inzira, ubona aho uhungira ibyago no gukorwa n'isoni. Uko uzarushaho kumenya yuko utagira kivurira, niko uzarushaho gukomezwa n'imbaraga z'Imana. Iyi si dutuyemo, uko wakwigenza kose,
nta kivurira. Natangiye amagambo ari kuvuga ngo Kristo avuganira n'abantu bose muri aya magambo, baba batabizi cyangwa se batabizi, bose barananiwe. Bose barananiwe. Umugore umwe yigeze ahura n'undi mugore, umwe agiye kwiyahura bitewe nuko abana bamunaniye, undi nawe agiye kwiyahura kuko atabyaye. Bahurira ku mazi rero, babazindutse kare kare. Nuko utarabyaye abaza uwabyaye ngo ariko ko wazindutse kare kare uzindukiye kuri aya mazi waje gukora iki? Arasubiza ngo nabyaye abana ari abakobwa babyariye mu rugo, abahungu nabo barimo barazitura abana handi, nta mwana nabwira ngo anyumve, ngiye kwiyahura. Nuko umugore utarabyaye aravuga ati umva, narinje kwiyahura bitewe nuko ntabyaye. Ari uwabyaye ararushe, utarabyaye nawe ararushe, ari uwashatse ararushe, n'utarashatse ararushe. Perutse kuba ndi mu biganiro byaba urubyiruko rw'abadivarisiti, nuko umwana umwe arambaza ati ariko ko muduhatira ko tuzasanga bitorero, akaba muri korali kuririmbwamo n'abakobwa 30 harimo abahungu 4. Cyoseka ubwo nuko wamaze gushaka wowe. Burya ukiri muri gare imodoka zabuze ni umenye uburemere bw'urugendo. Naho wamaze gukatisha afite imodoka aragendamo tamenya imbeho iri muri gare. Ko muduhatira ngo tuba bitorero, tukaba turirimba turi 40, abasore barimo ari 6, kandi aba basore buri wese afite abatendetse 8. Baraduhatira mu itorero tuzarusoza. Abantu barananiwe, ntibari n'akaga kanabaka kumara imyaka myinshi uririmba muri iri torero bukazasoza ugiye kuragira ingurube. Bari ibibwirizo bigenda bizinga ndababwira impamvu. Ubu kuva muri gukamera birumvikana biba bikomeye, ariko reka mbabwire ruriya abandi namwe rutabibagiwe. Hari ibibwirizo bigenda bizingwa mbere tugitangira gukora amavuna twabwirizaga ngo dore inyamaswa zizira n'izitazira. Ariko kambibarize nkatwe turabwiriza, wenda hari muramfasha gutekereza. Buriya muraho, niba guverinoma yapangiye gufasha ingurube uyu murenge kugira ngo abaturage batere imbere bagire amafaranga, nanje mubwiriza nahaguruka nkavuga ngo ingurube ni ikizira? Yego. Bese iki kibwirizo kiracafite imbaraga? Perezida atanga ingurube, umubwiriza avuge ngo ni ikizira? Yego. Ko mutari kunsubiza si? Ko mutari kunsubiza? Ndi gutukana si buriya? Gufata igihe mu ntambara. Muraho. Gufata igihe mu ntambara birasaba ngo umuntu atekereze neza, wongere urebe iby'uru rugendo. Aha muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye hari amagambo nshaka gusoma, page 365. Ndi hafi gusoza, niba utangiye kurambirwa, ariko ntabwo ari nje watinze icyo gihe magurukiye. Yesu ashimwe. Ntabwo murantera ubwoba. Oya, reka nsome. Satani ahuruza ingabo ze zose kandi agakoresha imbaraga ze zose muri iyo ntambara ikomeye. Ni kuki adahura n'abamurwanya bashikamye? Kuki ingabo za Kristo zisinziriye ntacyo zitayeho? Igisubizo ni iki: nta sano nyakuri bagifitanye na Kristo, kandi ntago bakiyoborwa n'Umwuka Wera. Ariko ni iyihe mpamvu ubu mbona iyi korari ikoresheje amavuna hano? Burya amavuna aravuna, irahanyanyaje. Nashobora kubaterura ngo mbatereke mu ijuru, nabaterekayo. Ariko ni iyihe mpamvu Satani atagihura n'abamurwanya bashikamye? Kuki ba Mirere ubu ntabo?
kuki ba Yobu batacumvikana, ba Daniyeli bagiye mu rwobo kucyari ntabo? Igisubizo ni iki? Nta sano nyakuri abantu bakigirana na Kristo. N'abaririmba nuguhura mu kwihugura bari gutongana gusa. Subira namo indirimbo muzanye ntago izashusha iteraniro kuva nta bimenyetso birimo. Ubababona mukenyeye hano muri kuririmbana ni forume burya abantu bambaye neza bose umva wabaterura, ariko ugeze aho bihugurira niho bamenya ko Satani ahari. Buri wese avuga ati turebe iburasirazuba, abandi bati ni burengerazuba. Igihe mu ntambara dufashe cyamaze gucogoza abagenzi, ubukristo babusigaranye ku rurimi. Ubukristo bwa ku rurimi rero, ikibazo uyu w'intambara ikomeye ariko ni kuki Satani atagihura n'abamurwanya bashikamye. Igisubizo nta sano nyakuri abantu bakigirana n'Imana, kandi abantu ntago bakiyoborwa n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu birasaba ngo abantu bongere batekereze neza iby'uru rugendo turimo. Imperuka yawe ishobora kubaho mu buryo bubiri kandi ikakugeraho. Ushobora gupfa utihanye, imperuka bikabigeze. Cya kabiri, ushobora kunanira Mwuka Wera, indirimbo zigatambuka ntiwumve, ibibwirizo bigatambuka ubu warabihaze. Ibi bikunze kubyibazaho cyokora kuva ariho nkigeri nahasi ndabimenya. Ni gute abagore n'aba bagabo b'abasirimu saa 11 za karekare muba mwageze mu murima w'ibirayi murwiramo n'ifumbire, ariko ukaba utari wamenya ko gahunda ya hano itangira saa 2 ku Isabato? Nta kibazo kirimo. Umugore n'abana bawe mubyuka mwe guifumbire muri kujyana mu murima saa 12 zivuga, ibirayi batangiye kubitura mu ntabire, ariko abiwawe dukunze guhagarara imbere rero ku bantu bahaza ibibwirizo batacumva. Hari igihe barangira ngo tuje mu byahishuwe, nibura umukuru w'itorero mukuru aho kugira ngo baje mu byahishuwe bakaje iwawe, bagatangira bakareba niba ufite umusarani, bakareba niba umwana wawe atarabyariye iwawe kandi sijya wamuteye inda. Dufite abizera b'abanyeseseme, akakureba niba ufite ikikoni, akitegereza akagenda akareba niba umwana wawe yarize, wamurangira mu byahishuwe akabihuza n'uko uhagaze, isoma akaryihorera. Ariko iki nacyo ni igihe duteze mu ntambara turimo, ko abantu iby'Imana byamaze kuyoyoka muri bo. Kereka Mwuka w'Imana afashije aba bantu, urugendo tumaze kugenda ni rurerure, rwamaze gukamuramo abagenzi imbaraga. Ndasoma amagambo ari mu ndirimbo twaririmbye 167, iravuga ngo nugera mu kaga Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose azakubera umugisha, niyo azakweza rwose maze tumushikama, niyo azakweza rwose agukomeze. Ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanje buzaba buhagije. Ibirimi by'umureni bigukangishe, bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba ku Mana tizamuhemukira, tizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ndizamuhemukira, tizamuhemukira habe na hato. Ndashaka gusoza kasoreza ku magambo ari hano muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Ndasoma aya magambo avuga ngo ku page 255 icyigisho gisoza, nimwihangane basirikare ba Kristo, haracasigaye igihe gito kandi uzaza ntazatinda. Ijoro ryo gutegerezanya umunaniro no kuba maso no kurira rirenda kurangira. Sindigera mbona mu myaka maze 55, sindigera mbona muri aba basirimu bari hano ngo abantu baje kwarura umuceri bashireho n'ibiryo wumva wishimiye, bazana n'imikati umaze gukaraba intoki usinzire. Ntago bibaho.
usinzire umuceri wageze ku meza, usinzire isosi yahageze, ariko abantu umunaniro warabishe, ya mirimo yo mu minsi 6 abantu imbaraga ziragenda zikabashiramo. Aho yicaye rero arega uwo mwicaranye yakugiriye imbabazi niwo gukangura ngo kanguka korari igiye kuririmba. No mu baririmbyi harimo abasinzira batyo, ntuzi ko ariko tugiye kuririmba. Mu bantu imbaraga zashizemo, ibiryo burya n'ubusobanuro batanze, ibi byo turya birabora kandi n'ababirya barabora, ariko ibi by'Imana bitabora, ababirya babora ntabwo bashobora kubiramiramo igihe. Tiyo mpamvu baririmbaga uje urareba iwawe. Mbese iwawe izi ndirimbo za 500, nakunze umuhungu uri kwigisha indirimbo, hari umuhungu uri kwigisha indirimbo yaririmba nkumva ari byiza pe. Iwawe haheruka kumvikana izi ndirimbo, reka mvangemo abanyakigali, ntabwo Nyabugogo yabiri kuguhamagara saa 11:15 ngo uraririmba ngo mu gitondo nja ndirimba. Na rimwe kera nifuzaga kuzatura mu mujyi, nzi ngo abanyamujyi burya bararya gusa baravuneka, ntabwo basinzira, ntabwo baryama. Navuze ngo nzemera n'ikijumba mbe mu caro, tuzahurira mu kirere, tuzahurira mu kirere. Mbese iwawe humvikana indirimbo za 500, nangize nizuru kumva hano ku isabato nabwo uri gusinzira, imbaraga zagushizemo. Mbona abantu benshi bashakisha ibyo kurya, kubirya bikabananira, kabirya ari gusinzira. Amagambo rero nari nsomye muri iki gitabo nshaka kugira ngo nsorezeho, kandi niko niseguye. Ni amagambo avuga ngo nimwihangane basirikare ba Kristo, ariko ikibazo uracyari umusirikare, haracyasigaye igihe gito kandi uzaza ntazatinda. Ijoro ryo gutegerezanya umunaniro no kuba maso no kurira rirenda kurangira. Ingororano iri hafi gutangwa bidatinze, igitondo gihoraho kirenda gutangaza. Ubu nta gihe dufite cyo yongera gushire ku rufatiro. Insanganyamatsiko y'amavuna tuzakora avuga ngo nyamara urufatiro rw'ukuri rwacahagaze, rwanditsweho aya magambo ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Kambifurize sabato nziza. Hini bande basengera ngo Mana, nubwo tufashe igihe mu ntambara, uzadushoboze kurwana intambara nziza. Gira gutya turebe, Mana ihira ikiganza cyawe, kandi Yesu ugira neza akugirire neza mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.